Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakunzi ba radiyo inkingi basoje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa kane ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu muri 2025. Ikiganiro nabateguriye nakise ngo siasa ya FPR Inkotanyi, ubutore bwabaye ubusuma. Ikiganiro nagiteguye nkurikije inkuru nasomye mu binyamakuru by'abanyamerika, aho berekana ko hari agace k'intore zashyizeho ikintu kimeze nk'amafiya biba amafaranga ageze kuri za miliyari y'amadolari. Murumva ko ari amafaranga menshi cyane. Reka nze mbasangize iyo nkuru noneho nkomeze mbereke ko ibintu byose biva kuri ya siasa ya FPR. Naragira ariko ndagira ngo mbabwire ko siasa ubu ni ijambo ritagomba no gukoreshwa. Siasa ubu ni ngo bivuga ngo si hasa, no kuvuga ko atari ukuri. No kuvuga rero ko muri politike iri ya FPR baragenda bakabakubita ibintu by'ibipindi, ati muzagire mutya. Ndabibereka muri ikiganiro usanga ko ari siasa, usanga atari ukuri. Reka dukomeze murebe. Iyi nkuru y'ubusuma bw'intore za FPR tuyisoma muri kinyamakuru cyitwa Quiz. Ni inkuru yo kuri 20 ejo bundi z'ukwezi kwa gatanu. Bavuga ko abandi bantu 20 bafashwe bakajyanwa mu bucamanza kubera kwiba amafaranga mu mazu ngo abama basaza. Abo bantu ngo babigenzaga bati bagiraga batya bakavuga bati twebwe twashyizeho inzu yo kugira ngo tujye dufata abasaza, bagafata abasaza bakabacucura twabo, noneho na leta ikabishyura ikavuga ko bafite inzu zifite akamaro kubera ko urumva nibyo bita des maisons d'utilité publique. Ni ukuvuga ko ushinze inzu ugavuga uti njye abasaza bataye umutwe batakishobora kugira nkabafasha nkabyo. Ibyo bintu rero muri Amerika hariya mu mujyi wa ntara ya Arizona abanyarwanda ngo baragiye babikora mu aferi iteye ubwoba. Murebe muri kinyamakuru baravuga ko bibye amafaranga arenga miliyari y'amadolari. Murabona nahangaha baravuga ko bibyemo amafaranga arenga miliyari 2 miliyari 2 na miliyoni 800 ya fraud muri leta ya Arizona. Baravuga rero ko kugeza ubu abantu bafashwe barenze 100, harimo 25 bo babihamijwe, bakaba bo rero baratwaye miliyoni 140 zashoboye kugarurwa, bashoboye kubafatana baragarura. Ariko icyo nshaka kwerekana bwe ni intore. Ni murebe iyo bavuga investigation bakoze, murebe abantu barimo baribo mu bushakashatsi bw'abo bantu rero bakoze. Ukanza ahangaha kuri connected bafashe uze kureba murasanga ko izi ntore ziteye ubwoba zabonye ahantu zirya amafaranga ku buryo bw'intangarugero, kandi ukurikiranye neza usanga Arizona basa naho bayifatiye. Kiriya gihungu kigenda nk'igitagangurirwa kiba mu Rwanda kirwa gitukana, muziko nacyo cyavuye muri Arizona. Wagira ngo bose niho bagira. Uretse murebe ni mureba amazina procureur wo muri leta ya Arizona abantu yafashe indictment nyine bari mu bucamanza ubu ngubu. Harimo uwitwa ngo Desire Rusangiza, hakabamo Fabrice Mvuyikure, hakabamo Fabrice Irakoze, hakabamo Jean Paul Iranzi, hakabamo Lambert Kagaba, hakabamo John Biganiro Moise, hakabamo Alexandra Aline Mudagiri, hanyuma hakabamo Jacques Mudenge, hakabamo Mugisha Mazimpaka Muhima, hakabamo Theogene Asumani Ntwari, hakabamo Liliane Nyambo, hakabamo Josiane Mutoni, hakabamo iyi kiliziya yabo ngo yitwa Hope of Life International Church, hakabamo Theodore Mucuranyana, hakabamo Augustine Bazira, hakabamo Edouard Nyandwi. Baravuga rero ko iriya leta irarega iriya kiliziya yabo bamize bari barashinze ngo yitwa Happy House Behavioral Health. Iyi mu nyine bari aba Desire Rusangiza, Fabrice Mvuyekure, harimo abitwa ba Fabrice Irakoze, bari bose maze kubabwira. Bari barashinze rero inzu bavuga ko babungabunga ubuzima bw'abantu b'abasaza cyangwa bafite indwara zo mu mutwe, ariko ngo ari ibintu bya fake byo kwiba amafaranga gusa. Baravuga rero ko urukiko barabarega iki? Barabarega ko fraud ni ibintu by'uburiganya bidafite aho bishingiye, hanyuma gukoresha za entreprise harimo icyo bita feloni,
feroni n'ubucakura ni gushinga mbese amasosiyete atariho badafite ububasha batabifitiye uburenganzira badafite uburenganzira bwo kuzitegeka kuba barakoze agaco k'abagome kuba barakoze agaco ko kwiba amafaranga kuba baribye yewe ni byinshi ibyaha barega ni byinshi guhohotera abarwayi hanyuma forgery ni gukoresha ibintu by'ibihimbano n'ibintu byinshi babarega aho kandi mabwira n'ibi bintu bifitanye isano n'ubutore nuko bavuga ko ari amafaranga bajyanye miliyari 2 bazijyana mu Rwanda murabona ko nahangaha avuga ko iriya kiliziya bari barashinze nyine ivuga ko yari ifite iyo nzu yo kubungabunga abasaza ngo bafashe babahaye miliyoni 5 kwezi kwa 7 mu 2023 bayiha iriya Hope of Life International Church bazijyana mu Rwanda bari babahaye miliyoni 5 ebyiri nizo babonye ko bajyanye mu Rwanda andi ntawamenya uko aho yarengeye ariko rero iyo babivuga murabona nyine ko bavuga kuba babibye leta ya Amerika miliyari 2 z'amadolari n'amafaranga menshi cyane miliyari 2 z'amadolari n'ibihumbi 800 uyashyize mu Rwanda nta rwo wamenye uko yabara ni bari abantu bose mwababonye mwumvise muzaya ariko ibi ngibi ni ikintu gikomeye cyane ibintu by'ubutore byo kuvuga ngo mwigire gukora ubudasa kugira gute ni ibintu amagambo ameze nk'ay'urukonjo inkonjo ntisinzi niba muyizi inkonjo ni abantu kwa Nyabingi muri bira byo guterekera no kuraguza bavuga ngo urimo bumvuta utazi icyo ruhishe nabo rero ni kimwe baravuga ngo kwigira ubudasa ubugira ariko nibura bujura ubutore rero nibyo mvuga ntibye bwabaye ubusuma iyi nkuru niyo ku buryo na televiziyo muri icyo gihugu yabivuzeho bavuga ko umupasiteri muri iriya kiliziya we yakubise miliyoni 60 z'amadolari the largest fraud cases to date in the sober living home scandal. 12 News journalist Graham Resnick has details on the alleged $60 million fraud scheme and what the pastor's lawyer is saying. Graham? At Tram, in all 20 people were indicted. They're tied to the alleged scheme involving billing for mental health and substance abuse treatment for clients who are either dead or in. Muri iyi video uyu munyamakuru aravuga ko nyine abantu umupasiteri muri ya kiliziya yibye miliyoni 60 z'amadolari nibo rero muri ari amazina nababwiye ni ibintu umva biteye ubwoba. The 26-page indictment alleges that Happy murabona ko yerekana ya list nababwiye akerekana n'ibirego bagenda babarega aravuga rero ko bagiye bari manganya ndetse abantu bamwe bakahapfira bari abasaza urumva ibya bizaza rero bafite n'amafaranga nukuvuga ko marari y'amafaranga babariye mwabonye ko ari ibintu bya forgery ibintu byo guhimba inyandiko ashobora no guhimba inyandiko ata amafaranga barayansigiye ntimugire icyo muvuga ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere kandi bibaho aba bantu b'intore wagira ngo babigizemo ubunararibonye babigize akarima kabo kuko ni specialiste n'aba specialiste n'abantu mbese b'abanyamwuga mu gukora biriya by'uburiganya mwabonye ko harimo ibintu bya feroni by'uburiganya ntabwo ni ibintu by'uburiganya by'intore wagira ngo barabyize bose hari uyu mudamu witwa Liliane nawe yaraje abasaza hari ariko abasaza baragowe murabona bari abambuye abasaza bo muri Amerika uyu mudamu aba hano mu Bubiligi witwa Liliane reka ndebe iki kinyamakuru ni Sud Fo la Meuse nacyo ni cyejo bundi baravuga ko uyu mudamu witwa Liliane yambuye abasaza ba Avance Liège na Serein na Saint Nicolas ngo bari bamukunze mbese bamupfiriye abambura miliyoni 1,800 by'amayero nayo n'amafaranga menshi cyane ndabona hano baramupfutse bataramwerekanye ariko nabonye ahantu bamwerekanye nanga nabibonye kuri iki kinyamakuru cyitwa profmaurice.com profmaurice.com ni umwerekana murabona hangaha ngo Liliane Mukabatesi ni Rwandaise vivant en Belgique est poursuivie pour avoir détourné 1,8 million d'euros à 4 seigneurs d'Avance Serein Nicolas et Saint-Nicolas qui sont tombés amoureux d'elle. N'uyu nguyu rero reka turebe icyo babivugaho muramubona arimo n'umuntu rero wari warize ngo biriya
byo gufata neza abantu bashaka kugira uruhu rwiza, kwisiga amavuta, ibintu nk'ibyo, ibyo bita mbese cosmetique. Uyu Professeur Maurice rero yabonye n'amafoto ye yicaranye n'umwe mu basaza, haravuga ngo iki, ngo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu 2017 umugabo muri Luxembourg witwa Gilbert Brambach yashinze ari kumwe na Liliane Mukabatesi iduka arishinga mu Rwanda ngo byitwa Lily Cosmetic mu nzu ngo yitwa MIC yo mu mujyi wa Kigali. Hanyuma akavuga ko yagiye mu kinyamakuru Igihe Mukabatesi ngo akavuga ko yavuye mu Rwanda agiye kwiga mu Bubiligi. Agezeho niho yigize kaganga, ibi bisaza byose akajya byegera akabishimashima kugeza igihe yabyibiye ari amafaranga yose. Maurice arakomeza akavuga ngo la belle est poursuivie pour avoir escroqué 1,8 million. Binari nabibabwiye. Hanyuma we rero mu mucamaze ngo yaragiye ngo c'était des dons, il m'aimait bien, je n'ai rien fait de mal, il m'appréciait et me donnait tout leur argent. Avuga ati reka da abo basaza naragendaga nkabafata neza, ibyo bindi mu Rwanda bihangijeho ngo nukumuha keya, yaragenda bakabaha keya, niko yavuze ati nabahaga keya bakama amafaranga yabo, ati ntabwo nigeze mbiba. Hanyuma ariko ngo yarafite uburiganya buteye ubwoba nyine bwa bundi bw'ubutore. Aravuga ngo elle a divorcé avec son mari, elle est allée habiter avec un vieux sans enfant afin de pouvoir hériter sa belle maison. Aha ngaho uyu mudamu ngo yarateye ubwoba, yaragiye ngo ari kumwe n'umugabo baratandukana, aragenda igisaza cyari impande, aravuga ati ncumbikira, dore umugabo yanyirukanye, ariko ngo yari yarabonye ko nta mwana afite, nta adafite pfo na ruguru. Nuko rero ngo bagiye, uyu mugabo aravuga ati ntabwo namenye uko byagenze, yaragiye amfata muri humye ajyana kwa noteri, ndagenda sinya ati nsanga inzu yari yinyambuye itakiri yanjye. Uyu ni umusaza wa Saint Nicolas, ni hariya mu mujyi wa Liège. Hari undi musaza rero ngo yatwaye 880 n'J128 y'amayero. Uyu musaza witwa n'uwo muri Awa ni hariya naho muri Liège. Bavuga ko yahuye na Liliane rero mu 2012 bahuriye mu kabyino kitwaga Alhambra. Hanyuma ngo il a couvert de cadeaux d'argent qui est sollicité pour des motifs variés. Yamaye rero ngo ibintu byinshi cyane, Mercedes Rolex ni sahenda cyane, voyage pour des problèmes familiaux à régler au Rwanda. Kavuga ati mu Rwanda afite ibibazo ngaho mpamafaranga tugende, travaux dans une maison, kumwubakira amazu kugira gute. Hanyuma amuhango n'amafaranga 800 yari yaribitseho. Murumva rero ko ntawamenye icyo yakoresha kugira ngo aba bantu bamuhaye amafaranga. Undi aravuga ati Mukabatesi yanyesikorote, yanyambuye yakunye uburiganya antwara 603. Hanyuma ngo by'amayero. Hanyuma ngo comme les autres, elle m'a fait miroiter une mise en ménage, elle m'a promis mon merveille, elle m'a servi plein d'excuses pour que je sorte l'argent. Ati nawe yajyaga mbwira ibintu bya amagambo asize umunyu, asize ubuki, akarimi kameze neza, atahita amafaranga ayamaraho. Rero ni Liliane n'uriya mugabo witwa Gilbert Brambach yapapuye amafaranga. Hanyuma undi wa kane yamutwaye 36,000 ngo n'uwiserin. Bahuriye ngo ku hantu hitwa Metique, site de rencontre de prostituées et autres plans cul. Aha ngaha rero Metique ni urubuga ruba kuri murandasi, indayi zose zihuriraho n'abandi bose bashaka abagore n'abagore bashaka abagabo ariko by'uburaya. Niho bahuriye rero baracotekana. Uziko niba wamuziranye ruriya rubuga rufunguye, uragenda ukavuga undi turaho, bakandikirana bakavuga bati tuzahure, ugahura n'umuntu mutazi mugacomekana, hanyuma kugeza igihe nyine byagendekeye kuri iriya Metique rero niyo yabahuje. Urabona rero mu binyamakuru by'inahangaha, iki ni ikinyamakuru La Meuse Sud Info, barabivuze urubanza. Uzamenye uko byagenze, uko urubanza rwarangiye azambwira, kuko nabonye mu binyamakuru uyu mudamu ntabwo muzi, ariko abantu batwiriyeje wenda hari icyo babiziho. Icyo gihe uyu mudamu yagiye no mu Rwanda bamunyuza no kuri televiziyo, nigeze kubona video ye. Murabona ko mu nkuru y'Igihe mu 2017 baravuga ngo Liliane de Belgique et son ami luxembourgeois ouvrent un institut de beauté à Kigali.
iwa wundi yambuye ibihumbi magana angahe rero wo muri Luxembourg uriya witwa ngo nawe Krumbach yamujyanye ni Kigali nyine ngo bafungurayo salon de coiffure, salon de beauté, institut de beauté, ahantu bagira abantu neza aho banyorosha bakagira bate. Yamujyanye rero aramukurura kugeza igihe amugejeje mu Rwanda. Iyi siyasa FPR kandi yigomba urubyiruko muranyivuga murabona nka Kagame yababwira murabona ukuntu baba bamwumva bamuteza amatwi abari benshi cyane bamuteza amatwi rero mwumvise ko babwira ati nimukajye gusenga ubukene noze urumva niba babwira ati nimukajye gusenga ubukene ni nko kuvuga ati murebe uko mufata akantu aho kari hose nta kibazo ni ibintu biteye ubwoba ntabwo kandi ari wenyine utanga iyi siyasa ni benshi bayitanga iyo mubonye nka General Kabarebe yatanga ibiganiro nabyo ni muri urwo rwego usanga n'ubundi bakoranyije urubyiruko rutagira uko burungana barimo barwoza ubwonko niho hava biriya byose mwumva baba barimo biba bagira bate n'ibintu rero biteye ubwoba. Ibi bya siyasa icyo bibyara narakibabwiye ni aba bana bajyana mu Rwanda murabona nongere mbibutse uyu musore witwa Rudakubana wishe abakobwa batatu yabishe nabavuye muri biriya bya siyasa murabona ko ibinyamakuru byose byabajyanditse iki gihe RTL Info yavuze ko bamuhanye imyaka 52 y'igifungo ariko ntabwo ari bigusa kuko aba bantu baba barabogeje ubwonko ku buryo bageze iyi ni BBC iyo bageze iyo ni Brut Media iyo bageze inaha mu Burayi baraza ibyo bababwiye ugasanga mu mutwe bisa naho jaguye. Urabona kubona umwana ukagenda ukamwereka amagufa ukamwereka imibiri yaho birya bintu yego no kugira ngo bajye bibuka ariko rimwe na rimwe mu mutwe bagira hano bikabajagura wenda baramigisha n'ibindi bati ibindi bababwira kuko iyo bajyanye hariya mu mwiherero ntaho umenye ibyo bababwira ariko ikibazo nuko nibijyagiye bitanga na abantu bagiye bavoyo bakava yari bakiringa imashini nkuko Kabarebe yigeze kubibabwira. Ibi byo kuboza ubwonko mbabwira ko bibyara ibintu by'urugomo by'ubugome mu rubyiruko. Muzongere musome iyi nyandiko ya Jambo News yari yaranditse ngo les activités obscures de l'ambassade du Rwanda à Bruxelles. Icyo gihe makuru cya Jambo cyari cyanditse kivuga ko abo basore baba hano babigisha ibintu by'ubugome imyitozo bayihabwa n'uyu Lieutenant Colonel Rukika Rusisi. Iyi nyandiko niyo mu kwezi kwa gatandatu mu 2019 ariko ntaho byagiye kuko iryo tsinda ryari rikuruwe n'uyu nguyu witwa Ntwaramuheto. Ubu ngubu baramwirukanye kubera ko uyu mugabo yaramaze imyaka irenga 10 hariya muri ambassade y'ababiri ariko yari yarikuruje. Noneho rero uyu witwa Eurade Bwitare nawe yahoze muri ambassade ariko ntigeze ataha waracyahari. Niyo mpamvu ejo bundi hari abantu bambwiye ngo Jean Paul Turayishimiye ngo yavuze ko mu biryo ngo bohereje abandi bantu. No ntabwo bakeneye kohereza abandi bantu hano hari abantu benshi cyane kandi hari abantu bo muri ambassade batatashye. Hari uyu nguyu witwa Eurade Bwitare ariko hari n'abandi bitwa Barwahama bitwa abandi abagiye baza mbere kandi uyu nguyu Eurade Bwitare ngo niba ari kapiteni niba ari iki nawe rero urumva n'umudiyema ukomeye cyane kandi aracyahari. Ntabwo bakeneye rero kubohereza abandi bantu abahari barahagije ni benshi cyane kuko itsinda ryabo irimo abasore b'intarumikwa kandi bakira aha ngaha bose. Icyo gihe Jambo News yerekanye icyo bita intervention group n'aba basore bose baracyari hano. Ni ukuvuga rero ko abangaba ze ntibahagije n'abandi nabo bashoboye gufotora. Hari n'abandi bafotoye aha ngaha mu Bwongereza. Uyu mugabo bari bamufasha afite icyuma Kagame icyo gihe yagiye mu Bwongereza ashaka gutera icyuma abantu bari baje kwigaragambya. Ni ukuvuga rero ko ntabwo bakeneye kongera kohereza abandi bantu hano uduco twabo turacyahari turasinziriye nubwo uriya Ntwaramuheto yagiye ariko amakuru ntibarubaye hano wabaha amategeko ntiyabura abari hano hirya hano mu Buholandi hari abari muri Luxembourg. Ni ukuvuga rero ko amategeko cyane ko n'umuntu ashatse yazana wese umuntu uri mu Buholandi ashaka kuza guhura n'aka gaco k'aba bahungu gufata isaha imwe uvuye mu Buholandi ugeze hano i Bruxelles muri Luxembourg isaha imwe ugeze hano i Bruxelles. Ni ukuvuga rero ko nibyo nasobanuriye abantu babwira nti
mwitonde ntabwo ari ngombwa kongeza abandi abantu barahari ahubwo mwitonde batazaducura inkumbi. Ibi kandi ngira ngo abana babijyamo ibyo kubajyana ngo bagiye kwiga umuco ngo bagiye babikura ku ndahiro baba barakoze ya FPR. Ibintu byo kujyana abantu mu Rwanda, amakuru mfite nuko ireje naho hari itsinda rimeze rityo rijyana abana buri mwaka mu Rwanda kwiga ibi bya siasa. No kuvuga rero ko abana bo b'ingimbi no kuvuga abadolescents abana bafite imyaka 13 14 15 babajyana mu Rwanda rero ntibamenye ibyo babigisha, ariko iyo bavuye mwabonye ibyo bakoze. Naberetse uriya Axel Rudakubana, hari n'abandi mu Faransa bigize kuvuga bateranaga ibyuma kugira ngo umwana w'imyaka 13 14 guteranya ibyuma. Hari bageze bagomba kubaha imyitozo kuko nababwiye nti ahari no kubera izi ndahiro nayibonye. Iyi ndahiro nayibonye kuri urunana, muri ndahiro y'urunana bavuga ngo indahiro yo muri FPR Inkotanyi itangiye kubyara umusaruro mwiza. Ahangaha rero muri iyi ndahiro yo ku runana baravuga ngo bavuga amazina yabo. Ariko ndagira ngo bumvishe akantu gatoya aho barangiza bavuga nyine bya bindi byo kuvuga ngo nzabambwe nzagira inti. Biriya rero n'abana barabibabwira, umwana kumubwira ngo uzabambwe. Eka mwumve ahantu barangiza. Nindamuka memu muze ibinyuranye n'imigabo, imigambi amategeko bigenga FPR Inkotanyi zabamemukiye buri munyarwanda zabambwe nk'umugome wese. Ati nzabambwe kandi barangiza. Hanyuma rero ibi rero byo kurahira byo kuvuga ngo nzabambwe bagomba kuba bikoresha n'abari abana bajya mu Rwanda bavuga ngo bagiye kubigisha umuco, kuko bagenda muri cadre ya FPR. No kuvuga ko n'iziriya ntore za FPR ziba zibajyanye, no kuvuga ko zigenda icyambere zibigisha no kuvuga ati ni murahire. Umwana akarahira ati nzabambwe. Kubambwa mu Kinyarwanda ni ibintu bakoresha icyo bita urushingo. Ni ibintu abami bakoreshaga n'abatware babo n'abaki bafataga umuntu bavuga ngo ni umugome cyangwa se yatutse umwami nka biriya bavuga, bagashinga igiti bakagisongora noneho bakamuterekaho igiti bakakimushingaho kigaturuka mu kibuno kikazamuka mu nda kikagenda kugera ku mutwe bakakurikiraho ukagonga nk'iminota ingahe. Urumva kuba bagushinzemo igiti ntabwo byatinda kugira ngo urupfu, kandi bakurikiragaho ukaribwa n'inkongoro. Niyo mpamvu Kinyarwanda bavuga batuzaribwa n'inkongoro nuko babaga bagushinze kuri icyo giti wapfuye wegamye aho ngaho, igiti kigufashe, inkongoro zikajya zishitura inyama zikirira n'ibiki n'imbwa zose kubera ko amaguru yabaganagana. Ese murumva nibyo rero bavuga ngo nzabambwe. Umuntu muzima ntabwo ashobora gufata biriya bintu ngo avuge ngo reka mbirahire, ariko niko bigenda. Umusaruro rero nk'uko hariya mu runana bavugaga, umusaruro ni biriya byo kwigira, byo kwiba, byo kubiganya byose mwumvise, ari ukwicana, ibyo bintu byose mbese ariya magambo yose bavuga y'urukonjo abahisha ibintu byinshi nk'uko mubibonye muri aya mashusho no mu nyandiko mberetse. Ngaho nibyo mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.